Twongeye kubahereza ikaze rero, reka mbanze nsuhuza abantu hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'imbibi zacyo, babwira ko filime yacu Umukire w'Umumiliyoneri yagarutse mu isura nshya, mwese mwarabibonye ndetse aho Shalom yibye kampani ya Cedric, ku buryo Cedric nyuma y'uko abwiye Alice ko ari umukire, Alice yakoze ikosa akamukatira. Ese wowe ubona iyi filime bizarangira gute? Ese ushyigikiye ko uyu Shalom azabana na Lisa ndetse cyangwa se ushyigikiye ko Cedric yaza aba bombi bagakomezanya urukundo rwabo, cyane ko twanamenye neza ko burya ya mitungo Cedric atatanze fotokopi, atatanze original ahubwo yatanze fotokopi, ariyo yahaye uriya Shalom washakaga kwiba kampani ye kubera ko yari yamaze gukeka ko uyu musore ari umukire. Ese wowe ibi ngibi ubishyigikiyeho iki? Urajya muri comment utubwire, ndetse niba ukunda n'iyi filime ukande subscribe kugira ngo tubyinjiremo neza tugendane umurongo ku wundi. Ubundi ubusanzwe iyi filime ni filime ya kabiri irebwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi twakubwira ni uko iyi filime ikunzwe cyane ku buryo utabasha kubyiyumvisha. Ikindi ni uko iyi filime irimo abakinnyi bakina neza nk'umukinankuru Lisa, ubona ko ari umukinankuru uzi ibyo akora ndetse ufite uburambe mu byo ari gukora. Cedric ni umukinnyi ukina neza, by'umwihariko wamamaye hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yakinanaga mu yindi filime bakinanye na Lisa, Alice ariwe mukire noneho n'ubundi Cedric bamukorera mu rugo rwiwe, akazamukunda kuko sheri we yamuhohoteraga. Ikindi kintu nakubwira kuri iyi filime ni uko iyi filime Umukire w'Umumiliyoneri, aba bantu bose ubona muri ino filime amazina bakoresha bagiye bakoresha izina ryabo rimwe rimwe. Buriya nka Shalom mu mazina ye yombi harimo izina Shalom. Cedric harimo Cedric, n'uyu Alice murabizi ko yitwa Alice Danica, afite na TV yitwa Alice Danica TV show, ndetse n'uyu nguyu Kami yitwa Kami buriya mu mazina ye asanzwe. Gihozo nawe ni izina ryiwe risanzwe, na Dani, bose bagiye bakinanamo amazina yabo ndetse niyo bagenda bakoreshamo kugira ngo bamamaze n'izina ryabo ribashe kuzamuka. Gusa iyi filime ngenda abona ibintu byabaye ibindi, kuko uyu nguyu Lisa yagomeje kwiheba cyane, amarira yagomeje kuba menshi, noneho byabaye akarusho kuko papa we ashaka kumushyingiranya n'umusore avuga ko ari inyamaswa, wakubise Cedric ndetse nawe akamukubita, ndetse noneho ubu ngubu Gihozo mubona ko yahinduye imikinire rwose muri season ya kabiri. Gihozo yagarutsemo ari seriye, ndetse gutyo ubu mu kandi kanya tugiye kubahereza season y'igice cya gatanu cyo tugiye gutanga, cyo kigiye gusohoka. Gusa ngo umeze nkubwire ngo niba ukunda iyi filime ukore subscribe, ujye no muri comment tubwire igitekerezo cyawe, niba wishimiye ko Alice yagaruka nako Cedric yagaruka akongera agahura na Alice, cyane ko mu gice twarebye ejo cya kane yarabyutse akajya avuga ngo ashaka Alice we, ariko avuga ko nta kindi kintu yibuka, icyo yibuka ari uko yakoraga mu rugo ahitwa kwa Alice. Ndetse n'akandi gashya kagaragayemo ni uko uwamutoraguye we ubwe ari we wasinye ko ngo uyu musore ari mwiza agomba kumwitaho akamutsindira. Gusa njye mbona ibi ngibi byaba ari nk'ubusazi rwose gukundana n'umugore ungana kuriya, uri umusore ukiri mutoya gutya. Gusa nyine nta kundi, ntabwo turamenya uko biri bugende, kuko icyo twabonye cyo ni uko Cedric yakangutse, ariko umugore akaba yamara amaje avuga ko ngo umusore atagomba kumucika rwose, ko ari umusore mwiza umeze neza, ndetse ko nyine agomba kumwizirikaho bakagumana mpaka mbega nyine aramutoye. None yaguyemo mu minsi ibiri gusa hamaze, ari kumva yamubera umugabo bakibanira. Gusa icyo nakubwira ni uko muri iyi filime hagiye kugarukamo udutego twinshi, amacenga menshi, kuko nka Cedric namara kwibuka, yamaze kwibuka bene wabo ndetse yamaze no kwibuka ko afite kampani, urumva ko
bizagenda ibindi bindi, ndetse nkubwira ko ubwo Kami yari yihebye avuga ko kampani bayitanze, ngira ngo hari undi mukinankuru mwabonyemo mushyashya muri kino gice cya gatanu, waje akamubwira ngo ubwo yajyaga mu mahanga yari yarajyanye ibyangombwa original, basigarana fotokopi ari na nizo banahaye Shalom, kandi ubundi ubusanzwe ugiye kugurisha nk'isambu ntabwo utanga fotokopi, aho gutanga icyangombwa original. Icyangombwa original buriya nicyo kiba gikenewe, ari nta nicyo uyu mukobwa rero ari nta nicyo uyu musore Cedric atahaye Shalom, ku buryo gutya isaha n'isaha nibaramuka bamenya aho Cedric ari Shalom n'ubundi byo bizahita birangira, ahubwo kampani yongeye isubire mu biganza byayihoranye, cyane ko n'ubundi amategeko bari gutanga urabona ko bari kumurwanya, nta n'umwe umwitayeho, mbega bari kumufata nyine nk'umuntu uri aho ngaho usanzwe, nta n'umwe ushaka no kumwumva rwose, ubona ko nyine uyu Gihozo yabiciye amazi kubera ko azi neza icyo afite, ndetse ubwoba afite buri gutuma ubundi batiyereka uyu musore kugira ngo bamukure muri kampani, ni uko bari gukeka ko ashobora kuba ari we ufite Cedric, ariko nyamara ntabwo ariko bimeze. Niyo bari gukeka ko ashobora kuba afite Cedric ariko siko bimeze, ahubwo Cedric nibamara rero kubona Cedric ni ukuzahita kubikomereza rwose, bakereka Shalom ko nta n'aho banahuriye. Gusa uyu musore ikosa rimwe yakoze mu byo yakoze nyine ni uko nyine yashatse kurya amafaranga, noneho by'umwihariko ndetse n'umukobwa atereta abizi, uwo yita ko ashaka kuzana abizi, ndetse bakaba bapanze amezi 3 gusa yuko bagomba kuba ariho bakora ubukwe bwa Shalom ndetse na Alice. Gusa turibaza ngo ese muri ayo mezi 3 Cedric azaba yaributse cyangwa azaba akimeze nk'uko ameze uku nguku n'ubundi? Gusa nta kintu twahita tuvuga nonaha ko kirahinduka, gusa igihari ni uko bitari buze koroha, ntabwo biri buze koroha, kuko k'urugero ukibaza ngo umuryango Alice nuza kumara kumenya ko Shalom yakoze ibintu bingana kuriya, bo bazabigenza ute? Cyane ko Shalom yari yanavuze ko ubundi mu busanzwe adashaka Alice, ahubwo ko icyo yishakiraga yamaze kukibona, n'icyo yashakaga kumukoresha yakibonye, we ko Alice atakiri ku rwego rwe, ahubwo ubwoba Alice agifite ni ubw'umuryango we, n'umuryango we wamenya ko ngo yishe isezerano. Ariko twebwe ntabwo njye ndumva bimwe tutabishyigikira, kuba igihe twatugezeho umubyeyi yaba akiri umuntu wo kugushyingira umuntu we ashaka ariko wowe udashaka. Nabwo mujye muri comment mutubwire kuri icyo kibazo cy'ababyeyi baba bagishaka guhitiramo abana babo aho bakunda. Nabwo iri ngiri ni irindi somo iyi filime iba itanze, ryo kuba ababyeyi nyine bajya mu miryango bakigira twabyita se ibyigomeke, wapi, tukabyita nyine ni indakorwaho, indavugirwamo, ku buryo niba ari umwanzuro ubwo nyine ni umwanzuro w'umwana, nta kintu ugomba kurenzaho, nyine ugomba kwakira ibyo ngibyo baguhitiyemo akaba ari byo ukurikiza. Ariko njye ndumva ko uyu nguyu atari wo muti nyamaraga w'ikibazo, ahubwo bagomba kukigaho bakabaza Alice koko niba akunda uriya musore Cedric, bakabareka bakijyanira. Gusa ikibazo gihari ni uko Cedric yabyutse avuga ko nta kintu na kimwe yibuka, icyo yibuka ari uko yari umukozi wo mu rugo akorera mu rugo rw'aho bita kwa Alice. Iki ngiki akaba ari ikindi kibazo cyagaragayemo cyatumye n'abakunzi b'iyi filime bagwa mu kantu bibaza ngo Alice biraza kugenda ute, ese abantu baraza kubifata gute ko Alice nyine umugabo cyangwa se bakundanaga yongeye kugaragara yarwaye, biraza mbega gufatwa gute? Gusa nta kiracika nta n'irarenga, reka dutegereze. Gusa nkubwire ngo kora subscribe kuri YouTube channel twabanye ndi Isaac Somana. Nifuzaga kubagezaho documentaire, mukajya muri comment mukatubwira uko ibintu bimeze, uko mubibona,
uko mubifata, gusa nkubwira ngo iyi ni filime nziza iri gukundwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, cawu cawu.